Shalom, shalom, shalom. Igitondo cy'umugisha kuri buri wese gukurikirana gahunda ya Waramutse kuri Muhoza TV. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru ikunezeze. Amen. Ndashima Imana cyane ko Imana yabanye natwe kuva ino gahunda yatangira. Imana ikagenda itwambika imbaraga kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza ku bantu bose, kugira ngo abantu bakomeze bumve Imana. Buri gitondo tugashyiraho ikiganiro cya Waramutse. Wewe udasiba kuyikurikirana, Imana ijye guha umugisha cyane, kandi ndagusaba ngo ukuri ukuramo kujye kukubatura. Tugiye gusenga twumva amagambo Imana yateguye kuri uyu munsi wa gatandatu. Ni Muhoza Olivier muri kubana. Reka dusenge. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimira Mwami Yesu kubw'urukundo n'imbaraga no gukiranuka kwawe, kubw'amagambo yawe wateguye kugira ngo tuyaganire uyu munsi. Reka uganze ufungure umutima buri muntu wese ugiye kuyumva, yakire mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesu akomeze aguha umugisha. Tugiye gusoma mu gitabo cyo kubara ibice 21. Haleluya. 5. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, kari nta mitsima tuhaboneye, ikaba ari n'amazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Amen. Hano 9 aravuga ngo Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Iyi ni inkuru y'Abisiraheli basabye Imana ko yabatsindira Abanyakanani igihe bari bari kujyayo. Imana irabibakorera, ariko ijambo ry'Imana atwereka ngo baza gucika intege kubera urugendo rurerure. Ese mwene data ukurikiye Waramutse, umaze gucika intege kubera urugendo rubaye rurerure? Wakijijwe mu 2000 cyangwa se muri 75, 1975, tugeze muri 2023. Yesu bavuze ko azaza, nuramubona naraza. Utangiye gucika intege. Kugira ngo mbwire ngo bakoze ikintu gikomeye cyane, bamaze gucika intege, ngo batutse Imana, batukana Mose, ngo barivuvuta cyane, ngo baravuga ngo barambiwe imitsima Imana ibahereza, ngo nta n'amazi bafite. Birashoboka cyane ko urugendo rwakubanye rurerure, urugendo rumaze kukugora, bisigaye bigeze naho witotombera Imana. Unibaza impamvu wakijijwe, rimwe na rimwe ukanumva urabangamiwe n'agakiza, rimwe na rimwe ukajya no mu bapfumu uri umukristo, rimwe na rimwe usigaye waranamutse mu mutima wawe kubera urugendo rwabaye rurerure. Ibibazo byabaye byinshi, ubukene burahari, ubushomeri burahari, minervare zarabuze, bisigaye bituma ushaka kwirwanirira. Reka nkubwize ukuri, izera Imana yawe. Umugabo wita Yobu yahuye n'ibibazo kubera yuko Satani yagiye imbere y'Imana, arangije kujya imbere y'Imana. Amen. Abwira Imana ngo impamvu Yobu agukorera amanywa n'ijoro ni ukubera nta kintu na kimwe wamwimye. Wamuhaye ubutunzi, wamuhaye umugore mwiza, ndetse wamuhaye n'abana beza b'abasore beza barindwi. Ariko ijambo ry'Imana riranyereka ngo Imana ibwira Satani plutôt ngo urifuza iki Satani? Ngo ati kugira nemere ko Yobu ari umugabo wawe kuko wo kwizerwa, reka biriya binatunze tubimukureho. Imana avuga ati okay, ibintu byose ubikora, ariko icyo nemera no kuri bukore ku bugingo bwiwe. Kugira ngo mbwire mwene data, wowe uri kumva Waramutse, ibibazo byose ufite mu buzima bwawe si byo kukwica witerwa ubwoba nabyo. Yesu ubugingo bwawe yarabuzigamye. Satani yaguteza uburwayi, it's okay. Satani yaguteza ubukene, it's okay. Satani yaguteza urushako rubi, it's okay, ariko ubugingo bwawe burazigamye naho wabukoraho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yobu arageragezwa bigeraho nagera ku mubiri. Kababwiza ukuri, ushaka kwibaza impamvu Satani yabanje gutwara ibintu, agatwara abantu, ubundi umubiri ukaza nyuma. Niba hari ikintu cya mbere gicumuza abantu bemeye Yesu ni umubiri. Umubiri ujya utuma abantu bihakana Imana. Umuntu ashobora kurwara akamugara akihakana Imana. Kuko akenshi bamwe tumeze nuko Satani yumvaga Yobu ameze, sibyo ko Yobu atari ka yari ameze. Satani yumvaga ko igituma Yobu ashima Imana ari uko atunze byinshi. Abantu bamwe natwe twumva yuko dukwiye gushima Imana ari uko ibintu byose ari vrai. Nariye, nanyoye, naryamye, nabonye minervare, nabonye akazi, ibintu byose ni amata n'ubuki. Ariko bijya bibaho ko bisharira, ariko impamvu bisharira Imana ibashaka kureba kwizera kwawe.
ese ntiwasanga uri mu kigeragezo cy'Imana ariko ukaba uri kugitsindwa, ukaba utari kwemera kwizera Imana ngo uyihange amaso, ahubwo ukaba utangiye kunamuka mu rugendo, ukaba utangiye kwirwanirira. Ndagira ngo mbwire ngo umugabo bita Yobu, umugore wiwe yamubwiye ikintu gikomeye cyane cyenda gusa nk'icyo bano Bayisiraheli bakoze. Yaramubwiye ngo Yobu mugabo wanjye, ati dore n'ubundi umubiri wagushizeho kandi nagukunze uri umuntu muzima, njye sinyikwiye no gukundana nawe, ariko njye mbere yuko ngutangiye kukugira inama nk'umugore wawe twabaye, aho kugira ngo ukomeze uribwe n'uyu mubiri, ukomeze ubabarire muri uyu mubiri, ndagusaba ikintu kimwe, reka utuke Imana yawe ubundi wipfire. Uzi impamvu yavuze ngo utuke Imana yawe ubundi wipfire? Kera watukaga Imana ugapfa, ntabwo byari byemewe mu isezerano rya kera, nta muntu watukaga Imana. Kandi ijambo ry'Imana ritwereka yuko bano bantu bamaze kwitotombera Imana, Imana yohereje inzoka zifite ubumara bukomeye zirabarya, benshi barapfa. Ariko kubera urukundo rw'Imana umunsi baciye bugufi, ndabisanisha nawe wacitse intege, wanamutse, uyu munsi nuca bugufi ukagaruka mu nzira y'Uwiteka, Imana irakugirira imbabazi. Imana irangije ibwira umugaragu wayo Mose, iramubwira ngo Mose wanjye, abana banjye n'ubundi sinzareka kubagirira neza kuko ndi Imana yabo, ntacyo bakora cyatuma nabo babarira. Icyo mba nshaka gusa nuko baca bugufi bakongera bakibuka ko ndi Imana. Imana icyago cyose yaba yaraguteye, ibibazo byose waba waratewe n'ibyaha wakoze, ndagira ngo mbwire ngo icyo Imana ishaka nuko wihana ubundi ikakugirira neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Mose, Imana iramubwira ngo fata inzoka y'umuringa cyangwa se a bronze serpent, wishyire hejuru, umuntu wese uzayireba azakira, bwa bumara bwari bumurimo buzajya buhita bukamuka. Ariko igitangaje, benshi barapfuye, bake bararokoka. Uzi impamvu se? Abantu banze kwizera. Hari umugabo bita Dr. Michael yanditse igitabo asobanura cyane rino jambo, aravuga ngo abantu benshi bibaza impamvu Imana ubundi yarinze kumanika inzoka kuki itabakijije direct. Impamvu Imana yabikoze kugira ngo abantu bizere ijambo ry'Imana. Ni nkuko n'ubu ngubu ijambo ry'Imana turivuga buri gitondo amanywa. Nk'ubu ngubu muri Muhoza TV dufite gahunda yabaramutse, ni buri gitondo. Christian Ndikumana hari kanguka buri gitondo. Amen. Hortense hari umunsi wanjye buri munsi. Ariko abantu banze gukizwa, abantu barimo bararimbuka. Turabona rest in peace z'abantu benshi twabwirije banze kwakira agakiza, bari kujya muri Gehenna. Bishatse kugaragaza iki? Igihe cyarageze turi kubabwira gusa ngo muhanga amaso Kristo mukire, ariko ntabwo muri kubikora. Muhanga amaso Kristo mukire, ariko ntabwo muri kubikora. Kugeza aho umuntu aheza umwuka, kwakira agakiza byamunaniye. Kugeza aho umuntu ahera umwuka, kwakira Yesu byamunaniye. Ariko Muhoza nkuzaniye inkuru nziza. Ibyakera hawe ntabwo bikibuka, aho kugira ngo dukomeze runo rugendo, utakira agakiza uzave muri uno mubiri urimbuke. Ndagira ngo iri jambo rimwe, biroroshye cyane. Nkuko bamwe barebye iriya nzoka ya bronze bagakira, uyu munsi wareba ku musaraba ugakira ibyaha ukabatuka, Imana ikagukoresha ikazaguha ubugingo buhoraho. Bene data, ntibazagushuke, ijuru ririho n'ikuzimu ririho, harahari. Kandi abantu benshi bajya bibaza ngo Imana yarimbura abantu ikunda. Abantu barimbutse ku bwa Nowa bari abantu barimbutse ku bwa Sodoma na Gomora bari abantu, ndetse n'Abanyegiputa bagiye bagahera mu nyanja itukura nabo bari abantu, ndetse nabo intare zitariye Daniyeli bose ikabarya kubera kumugambanira bari abantu. Bishatse kugaragaza iki rero? Nibareke kuguhumuriza, nibareke kugufata nk'amata y'abashyitsi. Nutakira agakiza uzarimbuka, kandi biroroshye. Nuko banze kureba iriya nzoka mu butayu bagapfa, umwuka ugahera, nyamara abemeye bakayireba barakize. Niko n'uyu munsi umuntu tubwiriza ubutumwa bwiza akakira agakiza, ahinduka icyaremwe gishya, agahinduka umwana w'Imana, agatangira kugendera mu buzima bw'agakiza. Uyu munsi muzaniye inkuru nziza. Yesu yagupfiriye ku musaraba, kandi dore araguhamagara ngo ngwino. Icyo usabwa ni ukumwitegereza ukihana, repent, yarangiza ukatura no magambo. Tugiye gusubiramo. Wari utarakira agakiza reka watura no magambo. Tugiye gusengera umuntu utarakira agakiza, ndetse n'umuntu wacitse intege turamusengera after. Reka tubanze dusengere umuntu wacitse utarakira agakiza. Mwami Yesu, maze kumva amagambo yawe yuko uguhanze amaso wese akakwizera mu mutima we, yarangiza akabihamisha akanwa kiwe akabyatura, ngo umubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ndakwinginze, nanjye ndabyemeye mu mutima wanjye. Data, bihamishije akanwa kanjye, mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, guhera uyu munsi kugeza iteka ryose. Komeza undwanire intambara yo kwizerwa, kandi unsindishirize Mwami Yesu. Ndi munsi yawe, reka unsindire ububata bw'icyaha, ushyire mu bubata bw'umwuka wera. Amen. Ngiye gusengana n'umuntu wacitse intege.
Ngiye gusengana n'umuntu wanamutse, umuntu witotombeye Imana kubera umugabo wiwe, umuntu witotombeye Imana kubera abana biwe, umuntu witotombeye Imana kubera ubuzima abayemo, umuntu witotombeye Imana kubera kubura minerivare, umuntu witotombeye Imana kubera ubukene agatuka Imana. Si bishatse kuvuga ko watutse Imana ibitutsi. Gutuka Imana no gukora ibitandukanye n'iby'Imana uzikunda kandi koko urabizi turi kuvuga. Reka ngusengere mu izina rya Yesu, reka ugire kwizera dusenge. Mana nziza, Mana yo mu ijuru, Imana ikiranuka, uyu mugaragu n'umuja wawe bacishijwe bugufi imbere y'amaso yawe. Data, barakwitotombeye kubera ibihe bikomeye, kubera ubuzima bugoye bw'isi, ariko bongeye kwibuka yuko uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kwizerwa. Bacishijwe bugufi imbere y'amaso yawe, ndagusaba ngo ubezeshe amaraso yawe, ubatunganye mu izina rya Yesu, bakire imbabazi zawe, bakire kugirirwa neza nawe. Reka wabariye mu izina rya Yesu, nk'uko wahaye Eliya agacuma k'amazi ukamuhereza umutsima agasubira mu rugendo, reka nawe wasubize mu rugendo Kristo w'i Nazareti. Amen. Mana ikomeze uguhe umugisha cyane. Kuwa gatandatu tuzaba dusengera abarwayi. Niba urwaye tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Niba urwaye wizere, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mu mibyimba ye ngo niho dukirizwa indwara zacu zose, kandi ijambo ry'Imana rirongera rirambwira, Yesu ubwo arivugira ati unyizera azakora ibirenze ibyo nakoze. Cyane byabayeho, ntago ibi ngibi ari ibara nkuru. Yesu yakizaga abantu ariko akenshi bamukozeho, ariko Petero we igicucu cye cyakizaga abantu. Urumva se Petero Imana itaramukoresheje cyane. Uyu mwanya rero tugiye gusengana aka kanya, ndashaka ugire kwizera gukomeye cyane. Ufate aho uri kubabara, niba ari umutwe uhafate, niba ari mu nda uhafate, niba ari umwijima wawe wizere, ndetse niba ufite n'umurwayi umwizerere. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Fata aho uri kubabara dusenge. Wizere Imana. Imana ikiza ibicurane n'ikiza kanseri, Imana ikiza ibicurane n'ikiza umutima, Imana ikiza ibicurane n'ikiza pressure, Imana ikiza ibicurane n'ikiza ubugumba. Reka dusenge. Mana nziza, Mana yo mu ijuru, Imana ikiranuka, aba bavandimwe barwaye Mwami Yesu, ndohereza amaraso yawe atembere mu mibiri yabo. Urwaye umutwe yakire gukira mu izina rya Yesu, urwaye impyiko yakire gukira mu izina rya Yesu, urwaye umwijima yakire gukira mu izina rya Yesu. Ndohereza amaraso yawe mu mibiri yabo ibe mitaraga, Data, mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe wavuze ngo Data, ngo mu mibyimba yawe ngo niho dukirizwa indwara zacu zose. Reka risohorere kuri buri muntu wese wagize kwizera agafata ari kubabara mu izina ryawe Yesu. Ndamusengeye yakire gukira, ndamusengeye ngo yakire gukira kuvuye mu ijuru mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo, urakoze kumva gusenga kwacu, urakoze kubakijije, urakoze ko imibiri yawe ibaye mizima, urakoze ko amaraso yawe yivanze n'ayabo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane, Imana ikomeze ibanezeze, Imana ikomeze ibagirire neza. Ndabifuriza weekend nziza, ndabifuriza guhirwa muri byose. Komeze mugirirwe ibihe byiza, nahejo ku cyumweru. Muhoza ndabakunda cyane. Shalom, shalom. Amen.